turagukunda please, ntabwo ukwiye kuva rwose muri kuru. Lydia abakurira inzira ku murima akababwira ati umva, njyewe ntimuzongere no kungaragara mu maso kugeza igihe irangambanye Jenna atandukanye na Bati. Niba Bati ataratandukana ndetse na Jenna, ntabwo rwose nteze kugaruka mu bugambanyi bwanjye. Muri inshuti se? Ntago muri inshuti. Mwamubizi igihe cyose ko nkunda Bati, mwamubizi igihe cyose ko ndi umufana ukomeye wa Bati. Nabazanye kugira ngo mwese mumenye bari abasore. Mumaze kuhagera ni mwebwe mwabaye abambere ko banyambura, nta musore ukinkunda, nta musore ukimvugisha, bose bumva ko ntakunditse, bose barabikundira. So rero ntabwo ndi umwe muri kuru yanyu, nta nubwo nshaka kuyigarukamo. Ibyo ngibyo mubyumve, kereka nimuzakora ikintu gishobora gutuma Bati atandukana na Jenna. Kubera ko wakoze subscribe ndagusuhuje kandi nguhaye ikaze kuri Yep Media. Niba nawe utarabikora ndagushimiye ko bikoze ubu. Ndagusuhuje rero kandi nguhaye ikaze hano nanone kuri Yep Media, aho uherereye hose nkaba nguhaye ikaze kandi nagushimira cyane ko wakanze subscribe nkuko nyine buri munsi mbikubwira. Rwose wowe wayikanze warakoze cyane, nawe utarayikanda kanda aho ngaho handitse subscribe ndetse ukande no kukazogera kugira ngo ujye umenya nyine inkuru igihe ziziye, kuko murabizi mumaze kubimenyera ko hano tuba turi kuvuga inkuru zitandukanye zagiye zigira ibyo zihindura mu buzima, cyangwa se no gusangira ku bijyanye na experience umuntu agenda agira mu buzima butandukanye n'ibigenda biba igihe cyose mu byo tunyuramo. Njye nitwa Tinsanze, gusuhuje niba uri mu kazi, niba uri kunyumva uri kwa muganga, Imana iguhe gukira rwose, Imana ikongerera imigisha. Niba uri gucuruza, niba icyo uri gukora cyose, niba uri kubaka, niba uri gukanika, niba uri gukora ikiyede, igifundi, ibintu byose urimo, Imana ibiguheremo umugisha. Niba uri muri ofisi, niba utwaye imodoka, niba uri mu modoka mu rugendo, Imana ikurinde impanuka. Mbese mwese Imana ibarinde kandi ibarinde kurwara, ibahe gukira ku barwaye. Uyu munsi rero inkuru yacu tugiye kuvugaho ni inkuru idasanzwe. Urabizi ko nkubwira inkuru zidasanzwe, ni inkuru rwose ikomeye cyane yankoze ku mutima, ndavuga nti reka nyibasangize nk'uko musanzwe mubimenyereye. Inkuru yacu rero tuyitangirira ahantu muri stade aba ari stade ya basket, haba ari umukino wa basket uba uri kuba. Urumva muri basket haba hari abantu benshi batandukanye, abantu bakunda basket buriya baba bayikunda cyane. Rero inkuru yacu tuyitangirana abakobwa bane bicaranye b'inshuti ku buryo bugaragara. Aho bari inshuti cyane. Ni umukobwa uba ari umukobwa muto cyane, muto nyine n'uvuga w'amagara make cyangwa se unanutse, uba wicaranye na bagenzi be bari kumwe n'undi mukobwa witwa Jenna. Jenna ni umukobwa mwiza cyane w'imibiri yombi, uteye neza bigaragara rwose, kuko nyine umunsi aba yagiye ku kibuga abantu bose baba bari bamurangariye rwose, bari kumureba bamwitegereza, baba abakinnyi, abafana. Gusa nyine wakunda akazi, akaba anakunda nyine ibintu bya football cyangwa se umukino w'umupira w'amaguru. Uyu mukobwa Jenna rero ntabwo aba ari wenyine, aba ari kumwe n'inshuti ze. Nakubwiye ko aba ari kumwe n'uwitwa Julia cyangwa Juliana aba ari umukobwa nyine muto nk'uko nabikubwiye, abakunda rwose kuvuga gake, aba ari aho nta bintu byinshi abasariramo, nta samara rwose, abatabimenyereye nawe ibintu bya basket, ariko abayikunda kuko abakunda kwambara neza kandi akunda umwuga wo kumurika imideli. Ni abakobwa b'abasirimu cyane, babona ko rwose ibintu barimo babizi kandi basobanutse. Bari kumwe n'undi mukobwa rero wa gatatu witwa Sifa, nawe umukobwa w'inzobe ariko nyine ukunda ibintu by'abahungu cyane, uteye neza, ko yikundira kwambara ibintu bya gihungu n'imyenda yagenewe abahungu, niyo yiyambarira n'amasayizi yayo nyine, aho bakunda kwita nyine ba nyagihungu. We inyogosho ye, ibintu bye byose aba ari ibya gihungu. Baba bari kumwe rero n'undi mukobwa wa kuru yabo nyine witwa Lydia. Aba ari umukobwa ushabutse cyane cyangwa se ucangamutse, ucanye ku maso cyane, kuko aba barusha bose kuvuga, barusha gusamara, aba ari nk'umusazi mbese
muri bo ariko atari ubusazi bw'uburwayi bwo mu mutwe, bimwe abantu bita ngo ni abasazi ubundi ariko ni uburwayi bwo mu mutwe. Ntabwo rero Lydia we ariko aba ameze, ahubwo nyine nuko aba nyine akunda basket cyane, niwe baba bakuruye cyane we na Sifa kugira ngo baze barebe. Aba rero yitaye ku bintu byinshi, areba hariya na hariya, kusanya inkuru, kuko bakunda nyine umukino wa basket. Abari muremure rero n'abasumba cyane Lydia, bari umukobwa w'igikara muremure rwose wikundira imikino. Uyu munsi rero baba baje kureba, bakuruwe nyine na Lydia ndetse bakuruwe na Sifa, bakaza kureba. Gusa umuntu baba bakuruye cyane atabirimo cyangwa atabishaka ni Jenna we rero na Juliana cyangwa se wo bakunda kwita Julia, baba ari abacuruzi, baba bacuruza imyenda nyine, banashona imyenda, baba bafite inzu y'imideri nyine batunganyirizamo imyenda bakanayicuruza. Nakubwiye ko Juliana cyangwa se Julia aba ari umudozi, Jenna nawe rero aba ari umu business woman cyangwa se aba ari umushabitsi wakamejeje rwose azi gucuruza cyane. Baba bafite inzu rero yabo y'imideri bakoramo nziza cyane, igira n'abakiriya benshi. Urumva n'abakobwa beza bakibyiruka, urumva abakobwa bari mu myaka 23, 4, 5 ntabwo rwose babura abakiriya mu gihe bakunditse kandi nyine banita ku bantu bagatanga serivisi nziza. Abakobwa rero baba baje bitabiriye umukino uba wahuje nyine ikipe y'abasore nabo baba star cyangwa se abasore bazwi. Lydia niwe ubazi cyane, haba harimo umusore witwa Baptiste rero baba bakunda kwita Bati, ni umusore uba uri umustar uzwi cyane mu ikipe ye ya basket, ariko nyine aba ari umusore w'ubwigango muremure w'igikara. Mu buzima bwe ntabwo aba akunda nyine gusamara, umusore nyine w'umuhanga cyane mu kazi ke ka buri munsi ko gukina nyine basket. Ntabwo aba akunda akavuyo nyine y'abakobwa bahari, iyo abakobwa bamusamaraho ntabwo babikunda cyane. Ubona nyine we ari umusore wigirira isoni, witurije uraho, ariko byagera nyine ku kazi akasya atambaye. Rero abakobwa bari muri basket muri stade nyine, iyo gihe nyine amarushanwa, urumva baba bari mu marushanwa. Iyo ikipe ya Bati cyangwa se ikipe ya Baptiste ufite nawe inshuti bakinana, uwitwa Jacob ndetse n'uwitwa Marvin, barakina rero, ariko ku bw'amahirwe make ikipe ya Bati cyangwa Baptiste na ba Marvin ndetse na ba Jacob iratsindwa. Uyu munsi iratsindwa, maze Jenna akabwira Lydia ati uko ku bintu ibyo uba wampamagariye, wadushebetseho, waduhamagaye ngo tuze turebe, ariko nta uretse uriya musore muremure undi watsinze, hari undi muntu ugeze ubona ukaze muri ikipe yawe. Lydia abafana ikipe ya ba Bati cyane ndetse kurusha abo bose, kubera ko baba nabizi nyine ibintu byose bijya mbere, irushanwa baba barimo ibintu byose ababizi. Rero arababwira ati umva mwebwe ubutaha nimuza muzumirwa, icyo nzi cyo nuko bura Baptiste atarameze neza na ba Marvin, nuko bura bari bafite ikibazo, ariko ubundi ngiye ndabizeye, ndabazi n'abakinnyi badasanzwe. Rero niba batsinzwe nta muntu udatsindwa, ntimukabigira ikibazo cyane, ubutaha mwe muzanyemerere muze, icyo nzi cyo bizarangira mwebwe mukunze na basket kundusha. Abari muri aba ariko Sifa nta kazi aba afite, aba yibera mu rugo wenyine, aba yigira mu rugo akitahira, nta bintu byinshi nyine. Ariko Jenna ndetse na Juliana urumva baba bafite akazi nyine, bafite business yabo. Mu gutaha rero, nubwo Jenna nyine ataba yitaye ku bijyanye n'abakinnyi, atabyiteho cyane, ariko abatakirengagiza ko hari izina ry'umukinnyi yatashye amenye, ari we witwa Bati, uwo bakunda kwita Bati. Kuko Bati yafashe baro, abantu bose baba basakuza Bati Bati Bati, banamufana cyane. Rero urumva Jenna yatashye nyine azi umusore umwe witwa Bati, umusore rwose wari ushinguye, uhagaze neza ku buryo nyine byagaragara ko akunditse nyine, umukobwa wese yabaga amwifuza cyane. Imikino rero yakomeje kuba, abakobwa bakajyayo, bakajya kureba, bakajya gushyigikira Lydia uba ukunda ikipe ya Bati, bakamushyigikira. Rimwe na rimwe nyine bamwe bagasiba, Jenna niwe wakundaga gusiba, ariko nawe yibonekaga, yabonaga umwanya, yarazaga nyine akajyana na ba Lydia. Umunsi umwe rero ku mukino wabanzirizaga finali, uretse Lydia abandi bakobwa bose bagiye kureba umukino. Lydia yari afite ikizamini ku ishuri, bituma nyine atitabira umukino. Nakubwiye ko Lydia aba ari umukobwa nyine wiga kaminuza. Jenna ndetse na Julia baba bararangije, ariko bagita bigira muri business, nta wundi muntu
basabye akazi. Sifa rero ni uba utararangiza amashuri, we yaba yarize segonderi gusa nta n'akazi aba afite, ariko Lydia aba ari kwiga nyine abageze mu mwaka wa 2 yiga kaminuza. Mbere rero yuko finali iba uwo nakubwiye witwa Juliana ndetse na Jenna baba bari mu kazi, ari mu gitondo, urumva babyukaga bajya mu kazi kuri shop yabo. Juliana we yabaga ari gushona imyenda n'amadesign mashyashya, Jenna nawe yita ku bakiriya nakira abandi bashya. Nyine urumva ni ibintu byabaga nyine bishyushye kandi ari abakobwa b'abashabitsi kandi bakundana cyane b'inshuti ku rwego rwo hejuru. Uko ari bane bari barunze ubumwe, bafite kuru yabo, amafaranga ba Julia babona bayafatanya bayakoresha bose, basohoka bagasohokana, Sifa ntibamusige kuko nawe yari umwana nyine wo mu bakiri baba bifitiye amafaranga ye nubwo batari bakize cyane. Mbere yuko rero finali ba Juliana cyangwa Julia na Jenna bari mu kazi, uko nyine nakubwiye ko bakoraga iyo business, hinjiye umusore muremure ariko Juliana nyine bakunda kwita Julia, abona hari ahantu amuzi ariko ntiyabyitayeho cyane, ariko umusore yarabasuhuje ababwira ko yitwa Marvin ni inshuti ya Bati cyangwa Batista ndetse we na Jacob. Rero ababwira ko ari umukinnyi wa Bako, ko rwose ashaka ishati, ko yaje kugura ishati, ko hari ahantu ashaka kujya kandi ko batakwiye kumuhenda. Nubwo rero abakobwa baba bajya kureba imikino ntabwo baba bita cyane ku bijyanye no kumenya abakinnyi cyane, keretse Bati baba bazi, babona abandi nk'inshuti nawe nuko baba baramumenye ari uko bamuhamagara mu izina kubera bari mu kibuga nyine azi no gukina cyane. Ntabwo rero baba babyitaho cyane. Ariko Marvin agafata ishati agatwara nimero ya Julia kuko niwe uba aho nyine hafi, yari maze kwitwara nyine aritahira nyine nk'uko bisanzwe. Julia aragenda akabwira Jenna ati ariko se uriya musore uje gufata ishati hano nta hantu muzi? Jenna aramubwira ati sinzi, ari kunca mu maso, ariko hano haba haje abantu benshi. Abakobwa bagiraga abakiriya benshi cyane. Aramubwira ati ariko ubanza uriya akina, ese ko akina Bako nyine akina nyine ntiyabikubwiye? Sinumvise abikubwira. Ati ese yabimbwiye? Nta nubwo nabyumvise. Baba bafite abakiriya benshi ku buryo kumubwira nyine ikintu biba bigoye kugira ngo acyumve. Gusa Marvin nyine ntabwo ari ubwa mbere baba bamubonye, aba yabibwiye ndetse yanahaye Julia nimero ye ya telefone, akamubwira ko nyine azamuzanira abandi bakiriya bakabisezerana, ambwira ko n'inshuti ze bazajya baza guhahira kuri shop ya Julia ndetse na Jenna. Hashira icyumweru rero, urumva haburaga iminsi mikeya cyane nk'itanu kugira ngo finali ibe. Finali nyine kabuhariwe nk'uko nabikubwiye ko hari mbere byose yuko finali iba, ndetse na semi finali nakubwiye ko Lydia atayitabiriye. So rero Julia ndetse na Marvin bakomeje kugirana imishyikirano, baganira kuri chat, baganira akamuhamagara, bakaganira nyine kuri telefone bisanzwe. So Julia aza kumenyana na Marvin byihariye ariko bidakomeye cyane kuko Julia nyine abasabana, ariko nyine agasabana n'abantu azi kuko ntabwo abavuga cyane. Nyine uretse abantu b'abakiriya bayubaha abakiriya cyane, we mbi na Jenna babubaha abakiriya ko babubaha akazi kabo ku rwego rwo hejuru. Umunsi umwe rero ari ku mugoroba, Julia yahamagaye Jenna amubwira ko Marvin amaze kumuhamagara, ko ugeze mu rugo. Marvin akamuhamagara akamubwira ko niba ntacyo bitwaye nyine ko wa musore nyine wasanze kuri shop akagura ishati umukinnyi, ko yamuhamagaye akamubwira niba ko ntacyo bitwaye ko bazasohokana we na mugenzi we. Yamubwiraga rero nta wundi ni Jenna. Aramubwira ati okay nta kibazo, ubwo ni mu mpera za weekend, ubwo nyine tuzajyana nyine dusohokane niba ntacyo bitwaye nawe. So bwarakeye rero ku mugoroba abakobwa bikozeho, urumva hari mu mpera za weekend nyine ku cyumweru bikozeho, maze bahura na Marvin wari wenyine ahantu hashyushye cyane. Yabasohokanye ahantu hasohokera abasirimu, abastar. Urumva abasore bari abastar bakina muri basket, bakina mu ikipe ikomeye cyane mu irushanwa ryabo. Yarabasohokanye rero, abakobwa nabo bari abasirimu. Urumva abakobwa bifite business kandi yambika abastar, bambika abasore nk'abo, bari abakobwa beza kandi bagezweho nyine ubona ko bisobanukiwe kandi b'abasirimu. Baraganiriye rero biratinda, bararya baranywa babifotoza, maze nyine baribwirana noneho birambuye, bishimira kumenyana, bishimira kumenya Marvin. Ababwira ko ubutaha nibikunda ko azaza ari kumwe na ba Bati ndetse na ba Jacob, maze bakamenyana birenze.
baramenyanye rero bamusaba ko azajya bazanira n'abakinnyi bandi basanzwe bakinana no mu yandi makipe atari mu ikipe yabo, ko nabo bagiye kujya baza bakabafana ariko nabo ko bazajya baza bakabagurira. Marvin rero ababwira ati wo kubagurira gusa, njyewe nzajya nzana n'abasore ahubwo n'abafana nzajya mbazana bose mbarangire hari iwanyu, ariko nimbona biri gukunda cyane tuzasinya contract njye mbamambaniza, kuko nanone tuba dukora ibintu bitandukanye, tuba twamamariza n'abantu, nubwo njye ntawe mfite namamariza muri iyi minsi, ariko ndabona neza abashabitsi ngomba kuzamamariza ari mwebwe gusa, ntabwo muri inshuti zanjye, ntabwo ibyo ngibyo nabizana, ntabwo ibyo ni business. So je naramubwira ati nta kibazo. Julia nawe wari umukobwa usabana wishimye cyane, urumva ko ari nawe watumye nyine Jenna ajya kubonana bajya kubonana nyine na Marvin. Bamara gusangira rero, bamaze kumenyana bagataha nyine, iminsi irakomeza ikicuma nyine. Hashize iminsi mike cyane, Julia yakiriye ubutumwa kuri telefone bugira buti njye nitwa Jacob, ko tuje mu mujyi gushaka ingofero murahari? Julia yamubwiye ko wadahari kuko nyine yari yagiye nyine kuri salo yagiye kwisukisha, ariko amubwira ko hari undi uri bubakire. Juliana rero wari wagiye muri salo nk'uko nabikubwiye, yahise ahamagara Jenna amubwira ko ba bantu bamwe b'abakinnyi b'abastari, ko hari umuntu witwa Jacob, ko aketse ko ari wa Jacob Marvin yababwiraga ko aje mu mujyi, bityo ko yamufata neza ko aje ngo baje gushaka ingofero. Aramubwira ati okay, nta kibazo, ubwo niba hagera ndabakira nta kibazo, ndabitaho kandi ndabitaho neza nubwo nyine ntabazi. Ubwo rero aho yari yicaye, Jenna yicaye inyuma, urumva nawe yaratangiye kumenya ibintu byo kudoda. Julia yaba ari umuhanga cyane mu gushona imyenda no kudoda. Rero Jenna yo wabaga nta bakiriya bafite bahari, nubwo Jenna atabikundaga, we yari umucuruzi mu maraso gusa, ariko ntabwo yaburaga kureba ibyo Julia ari gukora. So hari utuntu rero tumwe na tumwe Jenna yaratangiye kumenya. Rero Jacob yinjira muri shop ari kumwe na Baptiste, binjira bari kuri video call, bari kumwe na Marvin ari kubarangira nyine abereka ati aho bacururiza naha. Urumva Marvin aba yarashabitse ari gushaka ko inshuti ze zose zimenya nyine kwa Jenna ndetse na Juliana, akaba ariho bazajya bahahira ikintu icyo ari cyo cyose. Barahagere rero, arahabarangira bakahagera aho kwa ba Julia nyine na Jenna bakorera. Barinjira, maze uwo munsi Jacob yatumiye Jenna nyine ku mukino wa finali. Bamaze kugura nyine ingofero, Jenna mwakira neza, akamwereka ibintu byinshi. Jenna urumva abari kubona nyine abasore peza nyine baje kugura nyine imyenda, kumva arishimye. So abafata neza rero cyane, nabo bakamubwira ko nyine bamufitiye impano idasanzwe ya tike yiyubashye yo kuzaza ku mukino wa finali. Jacob ahitamo amatike 4 y'abakobwa bose bari inshuti nyine, nk'uko Jenna yaramubwiye ati ntabwo naza njye nyine, urumva mfite Julia, hari n'undi mukobwa witwa Lydia nawe ukunda ibintu bya basket ndetse ari nawe waduhamagaye ngo tuze, hari n'undi mukobwa witwa Sifa. Ubwo rero niba mushaka ko nzaza cyangwa Julia azaza, ubwo muraduha amatike 4 kandi nyine angana nyine, kuko ntabwo twabasiga. Jacob abwira Baptiste ati amatike tugomba kuyabaha. Bahita babaha amatike rero, urumva baba bafite amatike, baba bemerewe nyine abantu bagomba kuzana kureba umukino. So baha Jenna amatike 4, bamubwira ko amatike yawe 4 ateguye rwose ko nta kibazo. Jenna nibwo rero yarabonye Bati cyangwa Baptiste noneho amwegereye, umusore ushinguye mwiza w'ibigango witonda, abona ko rwose Baptiste ari umusore ukunditse cyane. Gusa nyine nubwo Jenna mureba akamwitegereza cyane, aryumaho, ntabwo amubwira nyine ko yamubonye cyangwa se uwamaze igihe amuzi, nubwo abo ba Jacob na ba Marvin bagiye bamenya nyuma. Ariko umunsi wa mbere ajya kureba match ya basket yatashye umuntu aza ari bita Bati, nibwo yaramubonye amaso ku maso. Jenna rwose yumva bimukoze ku mutima, arishima, arabasezera nyine barataha. Jenna rero yatashye ibyishimo ari byinshi, ataha nyine asanga Lydia ari wabo wa Juliana. Juliana yari yavuye kuri salo bwije, ahitira mu rugo, ntabwo yasubiye kuri shop. Noneho ageze mu rugo asanga nyine Lydia arahari, maze ababwira byose. Lydia yahise ahamagara Sifa amubwira ko noneho babatumiye nk'abashyitsi bakuru b'imena, bitandukanye nyine nuko bajyaga kureba nk'abafana bisanzwe. Urumva haburaga iminsi 2 gusa kugira ngo match
original ya finali ibi. Rero Jenna yababwiye ko rwose noneho yabiboneye bumwe Batista bakundaga kuvuga, gusa ntiyababwira nyine ko we yari afite amatsiko yo kumubona. Yababwiye ko baje, ko yabakiriye neza, ko ariko ikidasanzwe ari tike abo basore babemereye. Bwarakeye rero Marvin ahamagaye Julia aramubaza niba azaza kureba umukino. Noneho Julia aramubwira ati none se gute naba ntabizi? Ndabizi kandi baduhaye rwose ba Bati ndetse na Jacob baduhaye amatike kandi yiyubashye, nzaba mpari rwose, ndetse na ba Jenna bayahaye Jenna. So rero tuzaba duhari n'inshuti zanjye, twese igikundi cyose tuzabafana rwose ritumuke. Marvin aramubwira ati wow, ntabwo nari mbizi, abahungu basigaye banyikwepa, bundi nari nzi ko baje kubagurira ingofero bagataha, kumbe mwaramenyanye bigiye kure gutyo. Julia aramubwira ati oya, ntabwo twamenyanye bigiye kure, nyine bahasanze Jenna, njye nta nubwo nari mpari. So rero bamuhaye nyine invitation yuko nyine twazaza, ariko nyine abasabye iri VIP barayimwemerera. So niyo mpamvu nyine twese tuzaza uko turi bane nka kuru yacu tukabafana rwose, kandi bizanshimisha. Nizere ko noneho nawe uzatsinda nka Bati, bimwe byadanjiriga, nawe uri umustar ntabwo bibona. Marvin aramubwira ati buriya nuko wari umunsi wanjye utaragenze neza igihe muza, ariko ndakeka ameze neza, nta mvune mfite, ntaki tuzatsinda, ndabyizeye cyane. Ahubwo nyine muzazane mwese mudufane, nanjye nzabyishimira. Ni amasaha urumva 28, ntabwo aribo bari burote bagiye ku kibuga, kandi n'abasore nabo bari bishimiye ko abakobwa bazaza. Urumva byari ibintu by'ibirori. Bwarageze rero umunsi nyirizina uragera kabuhariwe. Jenna yariteguye, yambara imyenda yaraberwaga cyane, ateye neza, ari umukobwa mwiza ushinguye mu mibiri yombi, muremure, mbese bigaragara ko nyine ateye nyine amabengeza. Sifa nawe nakubwiye ko ari umukobwa wambaraga afite amasitire, yitereye nk'abasore, yambara ingofero, yambara amapantaro y'abasore, amatimba, yambara gisore, yiyogoshesha gisore. Yari umukobwa nyine nawe rwose w'umusirimu cyane. Juliana nawe yabaga nyine ari umunyamideli, ahantu hose ibintu bye yo byose yabaga ari imideli, gusa yari yambaye imyenda ya siporo. Nawe bagiye gufana, ndetse na Lydia umufana mukuru wanabakuruye gukunda basketball bari bajyanye. Rero bose nyine bacanye ku maso, bicaye imbere mu ntebe z'icyubahiro, rwose bari batumiwe kuri uwo mukino. Umukino rero wari witabiriwe cyane, witabiriwe n'abantu benshi, abafana benshi. Urumva ni umukino wari uwa finali nyine ku gikombe. Agace ka mbere rero kararangiye, ba Marvin bitwaye neza, Bati yatsinze ibitego byinshi, ndetse abasore bose uretse Jacob utari watsinze neza icyo gihe. Agace ka mbere kararangiye, bose bari bitwaye neza. Marvin yagiye rero mbere y'uko ajya guhura na bagenzi be nyine ngo bajye mu gace ka kabiri, yabanje kugenda asuhuza nyine Julia na bagenzi be, maze akora udusiri kuri Julia. Nyine Julia bari baziranye, urumva arabashimira cyane, ababwira ko yishimiye kubabona ku mukino wabo. Rero umukino warakomeje, ariko Bati atsinda amanota menshi cyane. Bati yari igisore rwose, uzi umupira, uzi basket cyane, yaratsinze. Abafana barahaguruka neza, umukino wose awumera nkaho wawihariye. Noneho rero Jenna yatangiye gufana ikipe ya ba Jacob na Bati ndetse na Marvin. Ni ibintu bitamubagaho ubundi, nta yabaga ari aho tuje atavuga cyane, ariko noneho yatangiye gufana noneho na Julia. Arumirwa uburyo Jenna yatangiye gusimbuka, ibintu byarabatunguye na bagenzi be rwose, ariko yari yishimiye Bati ku rwego rwo hejuru. Umukino rero bwageze urarangira, ikipe ya ba Bati yari itwaye igikombe. Ba Jenna bahise binjira mu kibuga bajya kwishimira intsinzi nyine ya ba Bati na ba Marvin. Uko niko itangazamakuru ryabafotoraga, barabafotora rwose. Byari bigoye kubona ifoto y'aba basore, aba bakobwa batariho, baba Jenna, yaba Sifa, yaba Lydia, yaba na Juliana, bose ifoto bari baziriho bishimye cyane. Abasore nabo bari bamaze kubamenya, urumva nyine n'amakuru abiri yaramaze kumenyerana nk'inshuti. Iminsi yari icumye rero, hashize icyumweru Jenna abona ubutumwa buri gufi kuri WhatsApp. Urumva nubwo Jenna bari basamara batyo, nta numwe Jenna yari afite nimero ya telefone, nta byari biraho nyine, kuko we ntabwo nyine yumvaga ko byakunda nyine ko binjiranamo cyane, kuko bari abasore b'abastar cyane, nubwo abakobwa bari abasirimu, ariko Jenna yari yubahaga cyane, akunda nyine nabwo kwihagararaho. Rero mu gitondo yabonye ubutumwa kuri WhatsApp bumwandikira
bugira buti umeze neza. Jenna atarareba, atangiye kureba bwari buje kuri WhatsApp, abona kuri profile picture cyangwa se ku foto nyine abona nta muntu uriho, abona nyine umwandikiye nta foto afiteho, nta n'umwe yari afitiye nimero. Urumva nyine yabyakiriye nk'umukiriya cyangwa nk'umuntu nyine atazi bisanzwe. Abakobwa baba bandikirwa n'abantu benshi batanazi. Mu gihe rero akiri kwandika ati meze neza, amaze kohereza nyine SMS ataranayisubizwa, ahita atangira kwandika ubundi butumwa bugira ati wowe urinde ko ntakumenye. Mu gihe akiri gukanda nyine atarakanda ngo yohereze nyine ubutumwa, abona ifoto ye na Bati babafotoye wa munsi nyine bari guserebura basamaye bose, abona iraje. Jenna nyine yahise asiba bwa butumwa yari yatangiye kwandika atarawohereza bumwe buvuga ngo wowe urinde ko ntakumenye, maze ahita yandika ubundi bugira ati oh wow ni Bati kumbe, umva meze neza cyane kandi urakoze rwose kunyandikira, wese bite? Bati yaramusubije ati nanjye meze neza. Ibiganiro byabo nyine byarakomeje, baraganira, ambwira ati nta nimero yawe nagiraga, ati nari mbizi ko utayigira, wa munsi natwe twahise tujya mu kiruhuko, urumva nyine gusa mwaradushimishije, mwakoze rwose kuza, abakobwa beza nkamwe. Urumva Jenna nawe yari yishimiye ko Bati umusitari w'ikipe amwandikiye. So mu gitondo rero Jenna yageze ku kazi, kwihangana biramunanira, agashaka kubibwira Julia ariko nabwo akanga kubimubwira. Ariko bagiye muri break, kwihangana biramunanira, araturika aramubwira ati umva Julia, usiko Bati yarayanyandikiye nyine tumwa, ejo yaranyandikiye nirwa ntabivuga, mbese yaranyandikiye turi kwandikirana ubu ngubu. Bombi nyine barishimye, ariko Jenna nyine amubuza kubibwira ba Lydia na Sifa nyine batazagira ko nyine basigaye baganira ko bikomeye nyine kugira nyine batabigira ubukwe. Noneho Julia naramubwira ati okay ntabwo mbibabwira, ariko sibwo ni ikintu wabahisha. Jenna ntabwo yakundaga gusangira amakuru ye bwite cyane n'abantu benshi, ndetse yumvaga ibintu byinshi we yabiganira na Julia byihariye cyane nko ku muryango we. Akumva nyine ba Sifa na Lydia bahurira mu bijyanye no gusohoka, ubucuti busanzwe n'ubusazi, ariko ibintu by'ibanze ari Julia cyangwa se Julia nawe nyine wabimenye. Julia naramubwiye ati okay ntabwo mbibabwira, ariko n'ubundi bazabimenya, Bati ubwo azabibibwirira ntanabivuze, cyangwa wowe bibibwirire gusa nyine ntukeke ko ari njye bizaturukaho. So ubuzima burakomeza rero. Bati yakomeje kuvugana na Jenna kuri chat, guhamagarana, hashira ibyumweru 2 rwose bavugana, nyine ubuzima bwarakomeje. Umunsi umwe rero Bati cyangwa Batista yasabye Jenna ko bahura bakaganira bonyine byihariye. Jenna wari usigaye akunda basket kurusha umukino w'amaguru, yahereye kera akunda, yarasigaye rwose akunda basket kurusha football, kandi football cyangwa se soccer niyo yari umukino we wa sport, niwe yakundaga kurusha indi. Gusa nyine yasigaye yarakuruwe cyane na Batista mu bijyanye na basket, bituma nawe atangira gukunda basket, asigaye ajya kureba noneho imikino ya basket, cyane cyane nyine no gufana Batista nk'umukinnyi nyine wari ukataraboneka. Guhakana rero byaramunaniye, maze yemerera Batiste kujya nyine guhura nawe bagasangira mu mpera za weekend yari ikurikiyeho. Hashize rero iminsi nyine Jenna yafashe taxi voiture ajya kubonana na Bati nkuko yari yabimwemereye nyine ko azagenda bakabonana. Barahuye baraganira bagira ibihe byiza. Bati nyine yari umusore ugira udusoni, utirekura cyane, umeze nk'utinya abakobwa, witwararika nyine cyane, mbese witonda. Ariko nyine ibyo Jenna akabimukundira cyane, akabona ni umusore witonda, akabona ni umusore utitwara nk'umusitari nk'izina afite, akabona ni umusore udasamara cyane, utameze nk'abandi basore, akabona nyine ni umusore wubaha abantu, akabona nyine ni umusore w'indangagaciro. Akabimukundira cyane kuko urumva na Jenna nawe yari umukobwa nyine uri aho utuje, ariko udatuje we cyane bigiye kure nk'uko Bati byari bimeze. Ariko nyine nanone ntabwo yakundaga kuvuga ngo asamare, urumva yari umukobwa mwiza ukunda akazi cyane kandi bigaragara ko yiyubashye. Rero yabikundiye Bati ko atiyemera, ko yitwara nk'umuntu uri humble, mbese bikarushaho kumukurura nyine ku kuntu Batiste ateye. So hashize ukwezi nyine baganira, iminsi urumva yaricumye, ubuzima burakomeza. Jenna nakuruye nyine bakomeje kujya muri stade kureba imikino, bakomeje gukururana nyine na ba Batiste. Noneho umunsi umwe
Jenna yasohokanye n'inshuti ze nyine ari bo Julia ndetse na Lydia ndetse na Sifa, maze ababwira ko asigaye avugana bya hafi na Baptiste ku buryo nyine abona asigaye amwiyumvamo. Julia yahise abwira Jenna ati oh wow, ni byiza cyane, ngenda byishimiye kabisa, congratulation. Njyewe rwose buriya Bati nta nubwo tuvugana cyane, nta nubwo njya mbona ahubwo atanavugana n'abakobwa cyane, ahubwo uzi ko bintunguye. Nubwo rwose Julia yari ari kuvuga aya magambo, yari abizi neza ko Jenna avugana na Bati, nuko yagiraga ngo Lydia nyine na Sifa batabona ko nawe nyine yari asanzwe abizi. Gusa ntabwo Lydia yishimira umubano mwiza uri hagati ya Bati ndetse na Jenna, nta kintu amubwira. Sifa ahita amubwira ati oh Iwana, uriya muniga arinze, uriya musore nanjye ndamwemera, ni umusore wipoweye, aba yipoye byatari. Sifa ameze nk'abahungu rwose, aba ari umukobwa mwiza w'inzobe cyane kubarusha abakobwa bose baba bagendana, ariko aba yitereye nk'abahungu. Gusa Lydia we ntabwo abyishimira, nubwo nyine atabiberetse, kuko we abakunda Bati ku rwego rwo hejuru, gusa ntabwo abibereka nyine, ntabwo abibereka. Aramubwira ati oh it's fine. Gusa Jenna nawe abona Lydia atabyitayeho, akabona ari ubuzima busanzwe rimwe bya Lydia nyine by'uko nyine nta kintu nyine kimubasha kumushimisha, nyine niko abateye, nta kintu aba yemera cyane, ibintu byabo byose aba yapinze, kandi abakiri n'umunyeshuri, mbese agira ngo ni ibyo. Kumbe Lydia we mbere aba yashize, aba yikundira Baptiste ku rwego rwo hejuru, dore ko ari nabo barabahamagariye kuza nyine kureba ikipe nyine abafana. Umunsi umwe Lydia yasabye Sifa, yahamagaye Sifa amubwira ko bamusaba ko bajyana mu myitozo, ariko Sifa nyine aramubwira ati ntago mpari Lydia, shaka undi muntu mujyana, urebe Julia cyangwa urebe Jenna, wenda ubu baba bari hafi gutaha, cyangwa umwe agahundi uruhushya mukajyana, njye ntabwo mpari, famiye twagiye kure cyane rwose, ntabwo turi mu mujyi. Lydia rero yumvise ko Sifa adahari, nawe yumva ko nanone Sifa azabaza ba Jenna niba batarababwiye ko ashaka ko bajyana. Ahamagara Julia amubwira ko hari ibintu ari kudoda ko atataha, amubwira ko niba ashaka kugenda ko yabwira Jenna bakajyana. Jenna rero barajyana, iyo bagezeyo, ariko Jenna nawe urumva bamufatiranyije, ntabwo aba afite gahunda yo kujya kureba imyitozo. Iyo bagezeyo barareba imyitozo ikarangira, ariko Bati akaza guhobera Jenna, noneho Lydia ntabyishimire. Lydia akabwira Jenna ati se ubu ngubu ntiwakererewe, watashye niba ntacyo bigutwaye, njyewe nyine mfitanye gahunda n'aba batipe, turaza gutaha naso, niba wumva wataha wagenda, tungiye ntabwo ndataha. Jenna waba ashaka gutaha, urumva bavuye no mu kazi, agasigara. Lydia rero asigara na ba Bati na ba Marvin na ba Jacob bose bari kumwe, ariko ugasanga batarimo amubaza ntese Jenna ko atashye bimeze bite. Ariko Jenna ni umwana mwiza, ateye neza, ni keza, ubona ukuntu Jenna ari mwiza. Iyo magambo aba yabwira Lydia, kandi Lydia ari gushiramwe imbere, ntabwo aba byishimira rwose ko Jenna nyine akomeza kwegukana umutima wa Baptiste. Ubuzima rero burakomeza. Umunsi imwe Marvin ajya gusura ba Juliana, ari kumwe nyine na Jacob, gusa Bati ntabwo bari kumwe. Marvin we yisanga kuri shop yo kwa Juliana ndetse na Jenna, nk'aho nyine we baziranye bigiye kure, gusa bavugana bya hafi cyane na Juliana cyangwa Julia, nawe aba ari inshuti ya hafi cyane, nk'uko nyine Jenna batangiye gukurana bigiye kure na Bati. Gusa Marvin rero yageze ari kumwe na Jacob, Jenna babaza Bati aho ari, bakamubwira ko Bati nyine ataje, ko yababwiye ko arwaye, ko nyine bitakunze ko ahagera, gusa ko ameze neza, ariko ari buze koroherwa, ari akantu gato ko yababwiye ko arwaye, ariko bakeka ko bidakomeye cyane. Jenna ntabwo yishima, ariko Jacob nyine ari presenta, mbwira ati ariko none se Bati ni ngombwa aze hano, aha uzi ko mpaje bwa kabiri, ariko niba atari ubwa mbere n'ubwa kabiri, njyewe ntabwo muba mubona ko mpari, ko muba mubaza Bati cyane. So nanjye twaganira na Marvin, urumva Marvin urumva yahitaga yigira kureba Julia, urumva Jacob agasigarana na Jenna, ariko Jenna ntabwo aba yishimye kubera nyine atari nyine Bati bari kumwe cyangwa se bazanye. Gusa Jacob nawe aba abona nyine Jenna, akabona nyine yamukurura nyine, ariko ntabivuge. Ubuzima rero burakomeza, gusa Jenna akomeza guhamagara Bati, bukeye akamuhamagara Bati ntiyitabe telefone, akamwandikira kuri WhatsApp akamubwira ati Bati umeze neza, numvise ejo ba Jacob na Marvin bari iwacu batubwiye ko urwaye, none nturi kwitaba telefone, bimeze bite? Ntabwo amusubiza kuko nyine ntabwo aba online. Arataha rero abwira Julia ko we hari ahantu agiye kunyura, ko
batajyana badatambikana, ariko agahita ahamagara Sifa ku ruhande akamusaba ko bajyana kwa Bati nibaza aho batatuye. Sifa rero abahazi kuko nyine Bati abatuye hafi niwabo Sifa bari umwana wo mu bakira, bari umukobwa wo mu bakire. Rero Bati nawe kubera bari umusitari baba batuye nyine mu gace kamwe, aramubwira ati ndahazi uze tujyane. Barajyana rero bakajyayo bagakomanga, Bati arabaza agafungura akabakiriwe akabitaho abarwayi ariko atarwaye cyane. Jenna akamubaza kuki telefone nakwandikiye naguhamagaye telefone yawe ntiriho ntabwo uri online, uziko nari nahangayitse. Bataramubwira ati amusori unyihanganire ntabwo bizongera, gusa nyine nari nayikuyeho mbishaka, numvaga nshaka gutuza ko ntabwo nashakaga ko bampamagara mu myitozo. nari natumye Jacob na Marvin ko nyine ntaza kuba mpari, so niyo mpamvu ubona nyine byangendeye gutya. Jenna arirakaza ariko Bati akamubwira ati ariko ihangane, none se birakomeye, wari wanyandikiye ibintu bikomeye? Ati nyine nakwandikiye nkubaza amakuru, ejo bari banteye ubwoba ko urwaye cyane batabikomeza ariko nkumva ndahangayitse, so rero nuzajya uba ufite ikibazo ujye umbwira, njyewe rwose ntago mbikunda, ntago nkunda nyine ko umuntu tuba tuvugana ejo nkazumva inkuru ngo yarembye ari mu bitaro ntabizi, ntabwo ari byiza. Nubwo Jenna ababwira Bati atyo ariko ntabwo ari uko aba asanzwe yita ku basore cyangwa ku bantu, ahubwo nuko nyine abashaka kumenya Baptiste bigiye kure no kuba inshuti nawe bigiye kure. So abitaho rero mu kinyabupfura maze bukageraho nyine bombi bagataha, maze rero Sifa akagenda amwirahira, akagenda yirahira Baptiste akamubwira tumva umvura musore uzi ko arenze, ese musigaye muri inshuti bigeza ku buryo uza no kumusura nyine iwe nyine turavugana ariko ntabwo birenze, urabona se atari umwana mwiza, nta kibazo nyine turi inshuti nyine kuri ubu bibona nawe muri inshuti. Kandi Sifa aramubwira ati oya uhishaha kumbeshya mani, uramuniga nta bakobwa ajya apfa kwikururira, uramuniga nta muntu upfa kumwegera, ariko wowe aba yakubashye aba yakwitayeho, ikusa nyine uriya musore ni mwiza kabisa, nubwo ntakunda kubona iby'abasore kuri uriya musore ararenze arakunditse byatanje, ahubwo nyine ntuzigire umwana. Jenna mubwira ati hushya nta ntubizi ngiye nuko mba nkampangayikiye umuntu nkuko mpangayikira abantu bose, nyine mwiyumvamo ariko nyine ntabwo nabimwereka, nabwo urumva ntabwo nabimwereka, uranzi ko niyubaha cyane, rero ntabwo biragera ku rwego rw'uko nasamara. Gusa nyine Jenna aba yicinye icyara ku ruhande nyine muri we, yumva yuko nyine yatomboye kandi akumva yuko Baptiste adakururana n'abakobwa, kumva nyine ari secure ko ari we wenyine baba bari kumwe baramutse bagiye no mu rukundo. Ubuzima bwarakomeje, Lydia ntiyanyurwa, yumva nyine ko yarakariye Jenna, maze hashize ukwezi Marvin ari kumwe na Baptiste bavuye nyine mu myitozo. Bataramubwira ati se Lydia ko akomeje kundembya ansaba ko twasohokana kandi rwose njye ntago mba mbishaka, njye sinzi ukuntu ibintu bimeze, bari abakobwa ubundi ni inshuti nkuko mba mbabona cyangwa njye mba mbona Jenna urabizi ni umukobwa mwiza nabarusha ubwiza, njye niko mbibona, ariko Lydia wakomeza kunkururaho cyane. Ubwo baherutse no kuza, hari igihe nibuka baje mu myitozo, Jenna ataha kare, Lydia atuma tutanaganira, so sinzi niba ari inshuti, buriya ni inshuti wowe ubibona ute? Marvin yaramubwiye ati ni inshuti tu, njye mba ndi kumwe na Julia, ariko Jenna ni umwana mwiza, ni umukobwa mwiza, na Julia na Sifa na Lydia uzi ko ari we muntu wabazanye hano se mu bijyanye na basket. Lydia ni umwana mwiza ariko sinari muziho ibyo byo kuba yagusaba ko musohokana. None se ubundi wowe kutamubajije impamvu ashaka ko musohokana? Tugusenge ntabwo nabimubaza, natuma nshaka amenya ibintu byinshi kuri we kandi mba mbona nyitwaraho. Ubwo se Jenna amenye ko twasohokanye urumva byaba bimeze bite? Marvin ababwira ntese bitwaye iki ko bose ari inshuti, hari ikibazo se Jenna abimenye? Oya ntago nakifuza ko Jenna amenya ko nyine nasohokanye na Lydia, njye ntabwo Lydia mba mbishaka, ntabwo ngewe mwiyumvamo mba nshaka Jenna ari we tuvugana, ari we unyikururaho gutyo. So rero ni unyitaho, ni umuntu wita ku bantu, uziko yaje no kunsura cyagiye ndwaye, so rero ntabwo mba shaka Lydia gukurana nawe, nyine ntabwo mbibona, ntabwo mbikunda ngewe. Baptiste nyine abwira Marvin ko ibyo bintu yumva yakaba yabisabwa na Jenna wenyine muri iriya kuru yose yabari abakobwa, maze Marvin akamubwira ko nyine we amaze igihe kinini abona Jenna, nawe mba mbona rwose Jenna agukunda, sinzi niba ari byo ariko mba mbona agukunda,
ariko se buriya aragukunda cyangwa nimwe by'abakobwa ko Jenna mba mbona nabwo yiyubashye cyane cyane nanone nubwo sinzi Jenna gusa mbona akwiyumvamo kuturusha twese sinzi nubwo mba mbona Jacob nawe yamusariye ariko se biri ujye ubibona bataramubwira ati oya ntago mbizi niba Jacob aba yamusariye nta nubwo mbyitaho gusa Jenna n'umwana mwiza muri byose tu njye mbona ari mwiza noneho rero Marvin akamugira inama ati rero kankwereke reka tujye inama reka tumugeragereshe Jacob kuko njye waherutse no kunyibwirira ko akunda Jenna ariko uzabibike nk'ibanga gusa yarabimbwiye gusa nanze kumugira inama yo guhita bibwira Jenna kuko mba mbona Jenna gukurura kako cyane so nanze ko ashobora kubabara ndamubwira ababyihoreye abanze bamenyerane nk'uko we bakuzi nk'uko nje banzi wenda tuzamenye uko bimeze so rero ndumva nawe hatangiye kuzamwe ibyo bya Lydia ubwo tugiye kubanza tumenye niba Jenna koko agukunda ubwo bapanze kumugerageresha Jacob ubwo urumva nyine bari bamaze hafi amezi 5 baziranye ari abantu baziranye ari mu gitondo Juliana nyine yahamagawe na Jacob bari ku kazi amubwira ko ashaka kuvugana na Jenna aramumuha Jacob akamubwira ati bite Jenna umeze neza Jenna avuga ati yego meze neza wowe umeze ute nanjye meze neza ni Jacob nta nimero yawe mfite ariko ndakeka uyu munsi ndibuze kurara nyifite so nashakaga ko duhura kuri uyu mugoroba hari ikintu nyine nshaka kukubwira kandi rwose gikomeye kandi ndakeka mbikubwiye kare kugira ngo nyine ubipange muri gahunda upanga kuri uyu mugoroba so sinzi niba hari icyo bitwaye Jenna amubwira ati ko bitakunda ntago byakunda mfite indi gahunda hari umuntu turi bujye kubonana ntabwo nyine byakunda gusa Jenna ntabwo aba yiyumvamo nyine undi muntu utari Baptiste cyangwa Bati abwira Jacob ko afite ahandi hantu ari buze kunyura ko bitakunda kubwo nyine bitashoboka ubwo amasaha ari icuma bukira mu masaha ya 11 Jenna abwira Juliana ati kuse Jacob buriya yanyandikiye yampamagaye biriya bintu abimbwira ubu ngubu kuko ababona ngiye najya kuri gahunda ye oya ntabwo ngiye mbishaka ngiye buriya Julian ntubibona ko ngiye nikundira Baptiste ngiye mbona Baptiste ari umwana mwiza ndamwikundira so rero ntabwo nashyiramo ibintu bya inconvenience ngo mushyiremo ibintu nyine hagati yabo n'undi n'abasore ariko ngiye ntabwo najya kubonana na Jacob rwose Jacob ariyemera abayumva abantu bose bamukunda ngiye ntabwo mbikunda biriya ntabwo ngiye najya kubonana nawe rero Jenna na Julia rero bari gufunga ngo batahe kuko nyine batahaga saa 1 z'umugoroba Baptiste ahamagara Juliana akamubwira ko yabuze Jenna kuri telefone ko yamumuha bakavugana ko ari kumushaka baravugana akumbwira ko nakubuze kuri telefone byagenze bite ubwo nyine fone yanjye yashizemo umuriro gusa unyihanganire ntabwo ndi nkawe mbabarire niba wambuze nyine gusa wambwira nta kibazo kuri fone ya Juliana Baptiste amubwira ko amushaka ku kanya kandi ko ashaka kubabonana iryo joro ubwo bari gufunga ari saa 1 z'umugoroba Jenna ahita abwira Juliana ko agiye kubonana na Baptiste Juliana aramubwira ati umva witonde at the end of the day Baptiste ni umusore witonde rero sinumva impamvu guhamagaye nese twajyana oya ntago nshaka ko tujyana ambwiye ko anshaka njyenyine wowe taha nyine ndakubwira ibyabaye humura ndi umuntu mukuru rega Julia ndi umuntu mukuru kandi Bati n'umwana mwiza nta kintu kibi cyamuturukaho ubwo Jenna aragenda muri iryo joro nyine akahagera Jenna aba yahangayitse azi ko hari ikintu kidasanzwe cyabaye kuri Baptiste akagenda akeka ko nyine ameze nabi cyangwa yongeye kurwara bimwe bye nyine byo kurwara ntabimubwire gusa nyine impamvu Bati cyangwa Baptiste aba yahamagaye Jenna no kugira ngo barebe ko yahakaniye Jacob kandi wakaza kumwemerera kuko aba yabwiye Jacob ko uwo mugore afite ahandi hantu ari bujye rero Baptiste ni gahunda aba yakinye na Marvin kugira ngo barebe ko Jenna yakumva Baptiste kurusha Jacob kuko Jacob aba yabwiwe nyine na Marvin ko yakabaye amubwiza ukuri agahamagara Jenna akamubwiza ukuri nyine mbere yuko hari n'ikintu kizaba ku wundi musore ushobora kuba yakunda Jenna rero mu gihe Jenna ahamagarwa na Jacob mu gitondo nakubwiye ko yamuhamagaye mu gitondo
Jenna urumva ateninga down ubusabe bwa Jacob, ariko akongera akabwira Batiste ati we muhamagare nimugoroba ubwo ngubwo bari no gufunga bataha, muhamagara umbwire ko kumukeneye ako kanya kandi wawe mu rugo. Urumva rero ni teste Jenna aba yaciyemo y'abasore nyine, urabizi abasore bagira amatrick menshi bakina abakobwa kugira ngo nyine yizere ko ibyo arimo cyangwa se umukino arimo ari uwa nyawo. So rero Jenna nyine urumva baguye mu mutego wo kumenya neza ko burya akunda Batiste bya nyabyo. Ubwo mugoroba rero Bati aba yateguriye Jenna impano yo kugira nyine amwereke yuko nyine atamurakarira bitewe nuko nta kibazo aba afite. Arahagera akaza yahangayitse yabize ibyuya, mubaza Batiste umeze neza. Batiste akamubwira ati ya meze neza, tunese ko wamamagaye numva utameze neza, uhumeka nabi, usiko naringize ngo wongeye kuremba. Ati oya ntabwo narembye gusa urakoze, biranshimishije kuba mpangayikira kuri uru rwego, nukuri ntabwo nari nzi kuza. Jenna ahita acika intege ati gusa urambabaje pe, uri icyana kibi, uzi ko nari nzi ko gusa nyine nanone ndishimye kuba umeze neza, ariko ukuntu nje niruka mfashe moto ingeza aha ni kubita motari mu bitugu ngo ihute, none reba ukuntu umeze, yambariye amasengeri mu rugo, wimereye neza, uri kwinywera icyayi, use urambabaje pe, ntago nzaguhana butaha nawe nzabigukora. Ubwo hakiri kuvuga ibyo ngibyo Batiste ahitamo ya mpano yamuteguriye yifunze neza. Jenna abwira Batiste ati musi ibi ngibi nabyo byarimo. Batiste aramubwira ati ya njyewe ntabwo nkunda gukururana n'abakobwa cyane, ariko we mba numva twakururana, sinzi impamvu gusa nyine niba binyeretse kunyitaho. Jenna abwira Batiste ko asigaye amwiyumvamo, aramubwira ati nyine Batiste ntabwo mbizi niba ari ubusazi kuri bubyakire, niba ari ibyo kuko ari ibya nyabyo, niba nawe ubibona, niba ari njye nyine mbibona, gusa nsigaye ngukunda, nsigaye nyine mbese nsigaye nkwiyumvamo. Batiste aramubwira ati bakiri muri ibyo telefone ya Batiste ataranasubiza nyine Jenna ahita ihamagara, akayibona akanga kuyitaba. Telefone ya Rachel aba ari mushiki we mukuru ndetse cyane, bataramubwira ati oya ntabwo nyitaba. Jenna akamubwira ati itaba iyo telefone, tunese nyitabe ntarakubwira uko nimto yayitabe nta kibazo rega. Batiste yitaba telefone akumva ni mushiki we, akamubwira ati bite Batiste? Ati ni sawa. Ati none se bimeze bite Rachel? Ati ni sawa. Ati none se bimeze bite wowe? Ati bimeze neza. Ati we numvise ko bwashize umaze igihe wari wararwaye, ati ntabwo nabonye uburyo, gusa nagiraga nkubwire yuko nyine umugabo wanjye agiye kugaruka, Daniel agiye kuza, kandi nshaka ko nyine uzaba uhari nawe, kandi urumva ntabwo yava mu butumwa bw'akazi udahari, famiye bose bazaba bahari, abantu bose ndi kubamenyesha, so ndagushaka rero uzaba uhari, kandi nyine azaza vuba aha ngaha mu minsi iri imbere. So nimbikubwira rero ko ngukeneye, ntuzambwire ngo ibyo by'imyitozo ngo izindi gahunda, nizere ko uzaba uhari rwose, nta bindi bintu, nta zindi gahunda nshaka, ndagushaka rwose. Ahita nakupa. Rero Batiste ashaka kubyanga, ariko Jenna akamubwira ati oya ugomba kujyayo, umuntu umaze hafi umwaka umwe ibiri ari yaragiye mu butumwa bw'akazi, ni umuntu w'umushyitsi kandi ukenewe cyane. Nese we ntukumbuye muramu wawe? Nyine ndamukumbuye, ariko abantu babakire baba biyemeye cyane, bumva yuko gahunda zose zabo umuntu agomba kuzijyamo. Ubu se ngiye ko nari ndwaye ko ataje kunsura, so we wenyine waje aha ngaha, uzi ko nta muntu bigeze anaza kunsura kandi barabimenye, nabandikiye ubutumwa, abantu barabibabwiye. So rero ibintu byabo ntago mba nshaka kubijyamo. Jenna aramwinginga akabimwumvisha, akamubwira ko atakabaye abyanga rwose, ko ari ibyishimo bya mushiki we kandi ko agomba nawe kuba umwe mu muryango, kandi abantu bose bakabona ko ari umuntu uboneka igihe bamukeneye. Batiste arabitekerezaho akareba Jenna, akibuka ibyo amaze kumubwira. Jenna akamubwira ati oya se windeba gutyo, banza umbwire ko wemeye. Akamureba akamubwira ati Jenna hariya yari surprise, bibi mu bikubiye mu mpano naguhaye, iyo ngiyo nubwo ifunze nyine wenda urayifungurira mu rugo, gusa nyine ku bintu wambwiye mbere yuko nanokubwira ko kuri ibi bya mushiki wanjye rwose nanjye nsigaye ngukunda, nsigaye nkwiyumvamo, njye binamaze igihe, gusa nyine ntabwo nari nabona uburyo bwo kubikubwira, nyine numvaga bingoye kubikubwira. None nawe imaze igihe, tuzi ko ngiye buriya kuva cyagiye mutsinda ukaza no kunyandikira mutwara igikombe, njye mbese buriya ntago mbizi, gusa
uri mu basore bankuriye nkumva nyine ntabwo nzi ukuntu mbaye rwose nanjye bimaze igihe. Ati nawe bimaze iminsi? Rwose bimaze iminsi. Ahita amwegera bagahoberana bakanga kurekurana, Batista akishima, Jenna urumva nawe aba yishimye cyane, akamubwira ati ubu rero ni urugamba dutangiye kandi rutoroshye, gusa ndabizi ko tuzarutsinda, uri umuntu uzwi cyane, abantu barakuzi, abakobwa banatinya kujya mu rukundo buriya n'abasore bazwi, gusa nyine ndagukunda, nanjye nari mu bakobwa babitinya ariko sinzi uko byaje, nta nubwo njye buriya nakundaga basket, ni Lydia wabinzanyemo, so rero umbabarire rwose kuba nyine naragukunze kandi hari n'abandi benshi bagukunda, umbabarire ntuzatume nyine mbibabariramo. Batista aramubwira ati oya ntabwo uzababara kuko nubwo wabibonye ko abakobwa nyine babakunda abasore ariko b'abastar, ariko ngiye buriya ngerageza kuba ntandukanye n'abandi, sinzi, ntabwo uri umukobwa ugira indangagaciro nyinshi, ntabwo ari kunkunda, ndi umusore uri aho umeze nk'uko nyine abandi uri kuvuga bameze, so rero njye ndagukunda kandi nyine ariko hari ikintu nshaka kuzakubaza, nese ni igiki? Lydia n'umwana muri inshuti? Turi inshuti. Lydia n'umwana mwiza, Lydia niwe wanzanye buriya, Lydia ahubwo mugomba ibintu byinshi, Lydia ni umwana usabana, ni umwana uvugisha ukuri, buriya niwe udukurura mu bintu byose, Lydia n'umwana mwiza turamukunda buriya cyane. Batista yumvise ukuntu Jenna ari gutaka Lydia ahita yanga kumubwira nyine iby'uko Lydia mwitwaraho n'iby'uko nyine akunda nyine gushaka kwitambika, iby'uko nyine yagirana na gahunda ziremereye na Jenna. Bakiri muri ibyo rero Jenna baza bati none se kuri za gahunda nyine za mushiki wawe Rachel uzajyayo? Please Sheri ntumbwire ko utazajyayo. Hoya nzajya ariko ku kintu kimwe gusa, ni wowe ubifiteho urufunguzo kujyayo cyangwa kutajyayo. Turuhe rufunguzo? Nyine uremera tuzajyane cyangwa niwemera tuzajyana, nutabyemera ntaho nzajya. Ibyo ngibyo tuzajyane nta kibazo, bitwaye ikizi? Ahita yongera akamuhobera akamubwira ati tuzajyana rwose, ahubwo tangira utegura imyenda tuzajyana twambaye, tuzagende neza rwose, ndabyemeye ko tuzajyana. Ubwo Jenna nyine arataha bagatandukana nyine, ariko Jenna agataha yishimye cyane, urumva babwije, akagera mu rugo nyine yoga yitunganya ahita aryama, ko nyine bumva yageze mu rugo hafi mu masaa 4 n'iminota irengaho. So rero Jenna yarishimye, atangiye urugendo rushya na Batiste, ubu uri umusitari, umuhanga, icyamamare uzi gukina basket ku rwego rwo hejuru. Rero iminsi iricuma, hakagera umunsi gusura kwa Rachel kuragera, bakajyana nyine Batiste ndetse na Jenna. Iyo bagezeyo rero Batiste presenta Jenna ku muryango we, urumva papa Batiste aba yahaje ndetse na mama we, bose bahageze baje gusura nyine Rachel mushiki wa Batiste. Urumva inshuti, imiryango itandukanye, urumva papa wa Batiste aba yitwa nyine Vincent, na mama we yitwa Veronica, na mushiki we ndetse abafite na murumuna we witwa Jackson, bose baba bahari nyine baje kwitabira ibirori byo kwakira umugabo wa Rachel witwa Daniel. Barishima rero, maze Batiste agapresenta Jenna ko nyine ariwe mukobwa basigaye bakundana kandi ko babirimo neza. Bavayo rero tangira gusohokana, bagatangira nyine gukora ibintu bitandukanye bari kumwe, bagatangira gufotorwa bari kumwe, ariko Lydia bikamurya kuko aza kumenya ko Batiste asigaye nyine akundana na Jenna. Ababibwiwe na Jacob nawe uba waramenye ko nyine umunsi yari buhure na Jenna aribwo yamuciye amazi akajya guhura na Batiste. Jacob abakunda Jenna ku rwego rwo hejuru, ariko Jenna yikundira Batiste. Lydia nawe akunda Batiste, ariko Batiste nawe adakunda Lydia. Ntabwo Batiste abakunda Jenna ku rwego nk'urwo Jenna bamukundaho, gusa nta nubwo abakunda Lydia. Gusa nyine Lydia biramubabaza cyane, biramubabaza bikamushengura, maze we na Jacob nyine urumva bahuje akababaro, gusa nyine ntacyo baba babikoraho kuko biba byararenze inkombe. Nyine Jenna ndetse na Batista urukundo rwabo ruba rumaze kugera hejuru cyane, urumva n'imiryango iba yaramaze kumenya Jenna. Lydia rero arababara nyine cyane, akanava muri kuru yabo nta kintu ababwiye uretse nyine kubasezera, akanakora left muri groupe yabo ya WhatsApp nta kintu ababwiye. Arahita yivumbura agasiba nimero zabo za telefone, uko bamuhishe ko basigaye bakundana. Nyine ntabwo aba yishimiye urukundo n'umubano
Jenna aba afitanye na Baptiste w'umusitari. Ubwo rero Baptiste bugeraho agasura iwabo Jenna, nawe bakaganira. Jenna aba afite papa we pasiteri nyine ukunda ibintu byo gusenga, nyine aba afite itorero ahagarariye witwa Alex, akabasura nyine, akanasura nyine umuryango we n'abavandimwe we. Abafite murumuna we witwa Kesi, nawe mwiza cyane nyine. Mama we nyine urumva bahari witwa Immaculée, bakamubwira yuko nyine bishimiye kumwakira, ko bishimiye urukundo rwabo, nyine ibintu bigakomeza bikaba uburyohe. Ntabwo rero Lydia yigera yishimira urukundo rw'inshuti ye na Baptiste, kuko nawe aba yarapfiriye Bati ku rwego rwo hejuru, dore ko aba yaranamumenye mbere yuko Jenna amumenya. Rero Marvin bigezaho agahoza Lydia, akamubwira ko na Jacob burya yahoze akunda Jenna, ariko atazi ko Jenna yikundiraga Baptiste, bityo ko nawe atakabaye aheranwa n'agahinda. Baptiste aba yumvamo Jenna kurusha abandi bakobwa, ariko ntabwo bamukunda bigiye kure, gusa nyine aba ari we mukobwa yumva baba bari kumwe. Gusa Jenna wabakunda Baptiste ku rwego rwo hejuru, aba yaramukunda ibintu byinshi bitabarika, abamukunda cyane. Marvin rero aba ameze nk'uri kumena amazi ku isima, kubera ko ntabwo ikintu aba ari kubwira Lydia aba ari kucyumva. Aba yumva we yaratwawe umugabo w'inzozi ze, aba ari kumva Jenna yaramutwaye ubuzima bwe, aba ari kumva nyine nta kintu kimushimishije kandi giteze kumushimisha. Sifa rero ndetse na Julia bajya kureba Lydia iwabo mu rugo, bakamubwira ko yagaruka muri kuru, ko ibyo bitabatandukanya, ko bamenyanye mbere yuko bamenya bari abasore, ko Jenna ndetse na Baptiste batamenyanye bakundana na Lydia. Hati Lydia mwigeze mukundana na Baptiste wowe? Niki cyatuma wirakaza ukatwivumburaho? Turagukunda please, ntabwo ukwiye kuva rwose muri kuru. Lydia bakurira inzira ku murima, akababwira ati umva, njyewe ntimuzongere no kungaragara mu maso kugeza igihe irangambanye Jenna atandukanye na Bati. Niba Bati ataratandukana ndetse na Jenna, ntabwo rwose nteze kugaruka mu bugambanyi bwanjye. Muri inshuti se? Ntago muri inshuti. Mwamubizi igihe cyose ko nkunda Bati, mwamubizi igihe cyose ko ndi umufana ukomeye wa Bati. Nabazanye kugira ngo mwese mumenye bari abasore. Mumaze kuhagera ni mwebwe mwabaye abambere ko banyambura, nta musore ukinkunda, nta musore ukimvugisha, bose bumva ko ntakunditse, bose barabikundira. So rero ntabwo ndi umwe muri kuru yanyu, nta nubwo nshaka kuyigarukamo. Ibyo ngibyo mubyumve, kereka nimuzakora ikintu gishobora gutuma Bati atandukana na Jenna, nicyo kintu gishobora gutuma ngaruka muri kuru yanyu. Rero bitari ibyo mumbare nk'udahari kandi nyine simpari, mwangambanye. Ahita ababwira ati ubwo ndumva mwasohoka mugataha, kuko sinumva icyo muri kumara hano, nifitiye amasomo yo kwiga. Julia ndetse na Sifa barakata bagataha, bagasiga Lydia iwabo yarakaye cyane, bakabona nta garuriro ibintu bigifite. Ubuzima burakomeza rero. Marvin asaba Julia ndetse na Jenna gusohoka, ndetse na Sifa akumva ko basohoka bari kumwe na Jacob ndetse na Bati. Gusa ntabwo Jacob abyishimira, ariko nyine kubera bakiri inshuti na Marvin, yaba yaratandukanye kuba inshuti na Bati, nyine arabyemera bagasohokana. Urumva Bati aba yasohokanye na Jenna, ko bo bari bamaze no kumenye ku mbuga nkoranyambaga, abantu babizi ko bakundana, itangazamakuru babavuga ko bakundana. So rero icyo gihe ntabwo yari gukomeza kubihatiriza, gusa nyine nta byishimo bafite. Asohokana na Sifa rero, maze Marvin nawe nk'uko bisanzwe agasohokana na Julia cyangwa se Juliana, uburi inshuti na Jenna ndetse na Sifa. Basohoka ari batatu rero, bakajya kwishima, bakajya ku mazi, ndetse bararayo rero babiri nyine bafashe icyumba bakishima. Mbese bishima nyine, barumva abasore bari abastari, abakobwa nabo baba bihagazeho. Urumva nta kiba kidasanzwe muri ubwo buzima bwabo bwo kuryoshya. Mu gihe rero baba bari basohotse, Baptiste ntabwo yigira akora kuri Jenna, aba yirinda gukora kuri Jenna cyane, abamwereka ko ari umusore nyine udakunda gukubagana, utashobora kumukoraho rwose. Burinda bucya atigeze anamukoraho, atigeze anamwegera, kuko anamusaba ko buri wese yiyorose ishuka ye. Gusa nyine kuri Jenna abarabikunda, ariko nanone bikamutungura, ababona Baptiste ameze nkaho ari undi muntu utigera amukoraho, utigera umugirira santima, akarushaho gutekereza ko wenda yaba atamukurura, ariko nyine nanone akumva ko ari uko ateye kandi biri mu byo yamukundiye, akumva nta kibazo nyine biteye. Ku munsi ukurikiyeho rero Lydia yabonye amafoto ya Jenna bari
ku mazi na ba Bati, akabimenya karakara cyane, akamenya ko basohotse maze agahiga umugambi mubisha kuri Bati na Jenna nka couple yabo. Hashize iminsi rero 4 bavuyeyo, Jenna abwira Juliana nyine bari kuganira baragarutse, buri ubuzima bagiriye we hari ibintu byinshi byamutunguye. Akamubwira ati se Julia, wowe nawe Marvin niko byari bimeze? Tuzi ko Baptiste atigeze anankoraho, tuzi ko nta kintu, nta nyine twaraganiraga akanasinzira hakiri kare, yarabyukaga, yabyutse nk'inshuro 5 mu ijoro rimwe, akabyuka akagenda akajya muri bathroom cyangwa ajya mu bwiherero, akagaruka akongera akabyuka akajyayo nyuma y'amasaha 2. Niba yararwaye niba simbizi, gusa umva ko rwose yaraye mwishuka ye nanjye nkararamo yanjye, sinzi mwebwe namwe niko byakinze. Julia aramubwira ati oya, twibwe twarenjoyinze, ubuzima bwari bumeze neza, Marvin ni umusore mwiza afite imbaraga mu bintu byose, mbese Marvin ni igitangaza, bura rwose nanjye sigaye mukunda. None se Baptiste tisibyo ukunda se? Sibyo ukunda nyine Baptiste, ubwo nyine arakubaha, harya bwo no kubaha mama niko mwubahana nyine. Jenna we ibyo ababwira Julia, ntabwo Julia ariko ababyumva, abayumva yuko nyine ari kumushuka gusa. Jenna bari kumubwiza ukuri kuko aba yaranumiwe nyine, ntabwo aba yigeze anamukoraho. Rero bakiri kuganira babona amafoto ya Lydia ndetse na Baptiste bameze nk'abantu baryamanye basinze, yashyizwe hanze bari kumwe, bagatungurwa cyane. Jenna ahita ahamagara Baptiste akamubaza ibyo ari kubona niba ari byo, amafoto ari kubona ari kumwe na Lydia bambaye ubusa, bambaye utwenda tw'imbere niba ari byo basinze. Baptiste akamubwira ati ayo ni amafoto ya kera tutarakundana, nyine ni ibintu Lydia yakoze nyine twakoze, ariko ntabwo nta kintu kidasanzwe cyabaye hagati yanjye nawe, nuko nyine icyo gihe yaje mu rugo ariko sinamenye ibintu yanywesheje, rwose ushaka waza nkagusobanurira ku buryo burambuye. Ubwo Jenna ahita ajya kumureba akamubwira ati aya mafoto, reba aya mafoto we na Lydia mwakundanye kuva ryari? Rwose njye ntabwo nigeze nkundana na Lydia ubu ni ukugira ngo ansenyere adusenye, ariko njyewe ntabwo nkunda Lydia, ntabwo ibi ngibi ni ibinyoma. Urabona ukuntu wasebye se? Ariko nyine ndabibona, ariko ndareba ukuntu mbikoraho nyine, ntabwo nzi nyine, nta nubwo nari nzi ko Lydia aya mafoto yagira, ntabwo nanjye byantunguye ukuri kuyabona nanjye niko nayabonye, ntabwo ibintu rwose nari mbizi, ni ibintu nyine bintunguye. Urumva Lydia ubu arishimye aho ari, kuko nyine njyewe nanze gukundana nawe, nanabikubwira nanze gukundana nawe. So rero icyo gihe sinzi ibintu yankoze, ariko nari ndi no kumwe n'abandi bantu, ariko nawe ahari sinamenye igihe batahiye, sinamenye. Uyu munsi nyine nahise mwibuka icyo gihe. None urabigenza ute? Ako kanya umuryango wa Baptiste uhita utegura ubukwe bwihuse cyane we na Jenna ku rwego rutunguranye. Bahita bategura ubukwe, bagahita babashyingira, bagashyingirwa kugira ngo habeho gukuraho igisebo Baptiste nk'umusitari w'ikipe y'igihugu aba yagize. Bahita bajya mu itangazamakuru bakavuga ko ayo mafoto ari amafoto ya kera, ndetse ko ari umutego wo kugira ngo izina rya Baptiste rijyeho icyasha, ko ari umupango wo kumusebya, ko ari umugambanyi, ari umukobwa w'umugambanyi, ndetse Lydia agatangira gukurikiranwa n'inzego z'ubutabera. Ubukwe bwarabaye rero buraba butunguranye. Jenna urumva ahise aba umugore ku buryo butunguranye, ariko yakundaga Baptiste ku rwego rwo hejuru, ku buryo yumvaga ko nawe atapfa kumureka gutyo gusa. Yumvise ibintu Baptiste amubwiye, yumva iby'umuryango w'umubwiye, bahita bumvikana n'umuryango wabo Jenna bakora ubukwe gutyo nyine bitunguranye. Ubukwe bwarabaye rero, gusa Jacob ntiyigeze abubonekamo, nta nubwo yishimiye ko birangiye Jenna yegukanywe na Baptiste. Byahise bitera ingaruka zikomeye cyane kuri Jacob, kuko Jacob yahise acana umubano na Baptiste, acana umubano na ba Marvin bose, ahita aburirwa irengero arigendera. Hashize icyumweru rero urugendo rwa Jenna ndetse na Baptiste urumva rwari rutangiye bari mu rugo, gusa urugo rwa Jenna ndetse na Bati ntabwo rwari urugo rwiza, rwari urugo rudasanzwe, kuko kuva bashyingirwa, kuva bashakana, ntabwo Baptiste yigeze akora kuri Jenna. Jenna yakomeje kuba umukobwa, kumwe bararanye cya gihe bagiye basohotse bagiye ku mazi, niko Baptiste yakomeje kumera. Jenna agira ngo ni stress z'ubukwe, ni ubuzima bwe bwite, yanga kubimubazaho, ariko ukwezi cyumweru kimwe kirashira, 2 birashira,
bitatu birashira, ubuzima burakomeza. Batiste akomeza kujya mu myitozo n'itangazamakuru ritamworoheye. Jenna akomeza kugira ngo ni ubuzima bw'uko nyine atameze neza na stress z'izina rye riri kwangirika. Bugeraho Jenna atangira kubaza nyine ibiko bijya mbere, abaza Batiste se sheri, none se nuko nyine se tuzaguma? Biriya byararangiye, biriya ni ibintu byarangiye, ntabwo none se tuzakomeza kumera nk'aho tutashyingiwe? Rega sheri, twarashyingiwe, yego uritonda nanjye nditonda, ariko noneho turabyemerewe, baradushyingiye, amategeko yarabyemeye, Imana yarabyemeye, baradushyingiye, ndi umugore wawe, uri umugabo wanjye, ntabwo se nta kubera iki unyitwaraho gutya? Inshuti ziza gusura Jenna na Bati, inshuti nyine zabo baba n'abari couple nyine, ariko nabo uri umugore n'umugabo, David n'uwitwa Jennifer baraza bakabasura, ariko bakabona nyine ni urugo rutishimye. Urumva Batiste nta kintu abakorana na Jenna, ntabwo baba baryamana nyine nk'umugore n'umugabo ngo buzuze inshingano z'urugo, ariko Jenna akomeza kwihangana nyine, ariko akajyaho akananuka, zataye ze zikagenda, agatangira gushiramo ibyishimo bigashira, ubuzima bugatangira kubihira Jenna. Bugeraho Jenna asurwa na mama we akabona ntiyishimye, gusa Jenna ntabwo abimubwira, amubwira ko nta kibazo, ubuzima burakomeza. Iyo hashize amezi 3 rero, ngiye kwihuta kugira ngo inkuru nyikubwire vuba ukuntu byarangiye. Hashira amezi 3 Batiste cyangwa Bati umustar nta kintu arakora kuri Jenna, ataranamukoraho rwose, ataranamwambura, buri wese arara mwishuka ye, ndetse Batiste inshuro nyinshi akarara nambaye. Jenna agerageza kumushotora, umusore akamwangira rwose. Jenna atangira kubwiza Batiste ukuri, akamubwira ko rwose yamusobanurira ikibazo n'impamvu zihari. Batiste ararakara, akamubwira ko ibyo ngibyo atari ngombwa, kandi ko umugabo atari ngombwa mu buzima bwe, ko icyangombwa ari uko bameze neza, kandi umusore yashakaga ari wo byarangiye yegukanye. Batiste aramubwira ati warankunze, warankundaga, ndahari, ndi uwawe, ndi umugabo wawe, sinzi ikindi rero urashaka iki? Jenna aramubwira ati ariko si umugabo wanjye, ubwo uri umugabo, nese ko twashyingiwe hakaba hashize amezi 3, n'abantu batangiye kuducira imanza, ndacyari umukobwa, ngiye rwose bindabirambiwe, ntabwo ibi ngibi nabibamo, uzi urabona ibi nese ubu twarashyingiwe, si birutwa nuko nakisubirira iwacu. Batiste ararakara, akamubwira nabi, kumubwira niba ushaka gusubira iwanyu usubireyo, ariko ngewe ntuze kunsakuriza. Jenna abakunda Batiste, ariko biba biri kumubaho, ntabwo rwose aba aragahumanwa, ntabwo aba abizi neza. Jenna rero bugeraho, kubera ko nta kintu aba yarahishaga Juliana, urumva baba bakinacuruzanya nyine, Juliana ariko we aba akiri umukobwa, ariko asigaye akundana na Marvin. Amubwiza ukuri, akamubwira, akamusaba kujya amutereta, akamubwira ati wowe jya utereta umugabo wawe, wambare biri sexy, umutegurire, rimwe na rimwe umushotore, wasanga nawe nyine warabaye umugore ukigira nkaho uri umugore, ntiwibuke nyine kumwigiraho nk'uko wabaga uri umukobwa. Ugomba kumwereka yuko nyine uri umugore, ukambara utuntu tumukurura, ibintu nk'ibyo nibyo abagabo bakunda, wowe se wajya ureba kuba umwana. Ayo magambo yose Jenna aragenda akabikurikiza, ariko ntago bikunda. Jenna arasubira yakabwira Juliana, ntuse ko bya bintu nabikoze, ko nta kintu rwose, urabona iminsi ikomeje kwiyongera, amezi amaze kuba 4, nta gusama, ndacyari wa wundi rwose, ndacyari wa wundi mu rugo, ntago babizi, ntegereje ko nyine azahinduka, ariko akomeje rwose kumbera amenyo ya ruguru. Batiste sinzi, nsigaye mureba nkabona niba ari we narinzi, niba ari we musore wari warankuruye, niba ari we musore nkunda, ari we ngiye rwose mfite ikigeragezo kidasanzwe. Rero impamvu rero Jacob atakigaragara inaha ngaha, buriya Jacob yaragukundaga, yanavuye buriya mu ikipe yaba Marvin n'aba Batiste, yarigendeye kubera ko nyine yagukundaga, ariko nyine ngo ntiwabiha agaciro. Namubwira ati ariko ngewe ntabwo nari mbizi. None se Jacob nyiramuraga ari umusore wiyemera, yego mwiza, ariko wiyemera nyine, ntabwo karakteri zanjye zahuraga nize, cyane ko Batiste yahagaraga iruhande rwanjye, nkahita mbona ntwaye umutima wanjye wose, umutima ugahita buzamo ubushagarira, nkumva nyine ndamukunze. Ntabwo nari nzi ko rwose ibi bintu bizababira gutya. Agatangira kurira, Julia akamuhoza, akamubwira ko bizakira, akamubwira ko ashaka igihe akazaza akabahuza, akareba icyo yakora, ndetse amugira n'inama
zo kumubaza, akamubaza umugabo we niba ari n'ikibazo bakakiganiraho, bakaba bashaka abaganga. Hashira amezi 5 rwose Baptiste akiri wa Baptiste nta kintu aribwira. Jenna ararambirwa rwose, akarambirwa Baptiste akamubwira ati rero niba bikurambiye ubwo uzashaka umuntu uzajya bigufashamo, kuko njyewe ndihagije, njyewe ndikinisha kandi nabiro bikuranye. Natangiye kwikinisha mfite imyaka 12, nta muntu ubizi, mu rugo ntibabizi, papa ntabyo azi, mama ntabyo azi, nta muntu iwacu ubizi, n'abakinnyi b'inshuti zanjye ntabwo babizi. Rwose nashakanye nawe ari ukubura, njye nta gahunda yo gushaka umugore nari mfite, kuko njyewe ntabwo nkunda, nyine njyewe ndihagije, njye ndikinisha nkarangiza, nta nubwo mba ngukeneye, nta nubwo igitsina cyanjye cyahaguruka kubera kukureba, niba kandi warabikontorolaga tukinakundana. Ntabwo rwose njyewe wanteraga santima, nta n'umukobwa untera santima na Lydia, biriya ntabwo byari gukunda, biriya wabonye, kuko njyewe ntabwo nterwa santima n'abakobwa. Njyewe kuva mfite imyaka 12 kugirinda ubu ngubu ngize imyaka 32, ntabwo aribwo najya kubonana n'umukobwa. Nta mukobwa nigeze mbonana nawe, nakuze nikinisha, ndeba filimi, rero ndihagije, ntabwo niyizi rwose njyewe ndyamana n'umukobwa cyangwa n'umugore. Ubwo rero nuko bimeze, umenye ukuri, kandi nyine wajya nawe ushaka umuntu muryamana akabigukorera, byo ntibindeba, pfa kuba ari umuntu tutaziranye. Ubwo rero kandi ukakomeza ukarinda izina ryanjye n'iry'umuryango wanjye, tugakomeza tukabana. Nta kindi cyatumye njyewe dushakana, izina ryanjye abantu bose baranzi. Ubwo rero ni ibintu ugomba kwitaho, kuba mbikubwiye nuko uri umugore wanjye w'isezerano, tiri burya njyewe ndihagije, ntago mba ngukeneye. Jenna amera nk'ufashwe n'amashanyarazi, mbwiye ati none se ibyo bintu wabitangiye icyo gihe ugatuma tubana, kuki uri umugome bigezaho? Kuki watumye tubana uzi ko utari umugabo? Kuki watumye tubana uzi ko uri umuntu wihagije, umeze nk'ufite ibitsina byombi? Kuki ibyo byakira? Ariko njye ndagukunda, ibyo byakira ntarirarenga, nubwo hashize aya mezi yose ibyo byashira rwose. Reka dushaka abaganga bazakuvure bikire. Hoya njye nta baganga nkeneye, ntabwo njye nkurugwa n'abagore, niko nakubwiye. Buriya nubwo ubona buri gihe mbyuka nkagenda, rwose mba ngiye nyine kwikinisha, ahubwo nk'uburenganzira njye nikinisha turi no kumwe mu buriri, bitazabinsaba rwose kujya nyine mu bwiherero kubikora, kuko njye ikibazo cyanjye kiba cyarangiye, mba narangije, kandi buri kanya, kandi igihe mbishakiye, kandi si wowe mba nshaka. Wowe nkubona nk'umusore, ntabwo ngukunda rwose, ahubwo byaruta nkirebera umusore mugenzi wanjye kuruta uko wowe naba nyine nakorana imibonano mpuzabitsina nawe. Ntabwo nyine ngiye nkunda, ntabwo nigeze njyewe njyamana n'umukobwa n'umwe kuva navuka. Jenna biramucanga, akabura uwo ahamagara, agahita ahamagara umuganga akamubwira ati ntabwo mpari, nzaza ejo. Hashize iminsi 2 muganga aza mu rugo, araza agasanga Baptiste nyine bari ku meza, ati none se amakuru, bakamwakira. Baptiste abazi kwakira abashyitsi n'ikinyabupfura cyinshi, yubashye Jenna nk'umugore we. Jenna aramubwira ati rega sheri, muganga uyu ni umuganga, ibintu byacu byose narabimubwiye, kandi yakuvura ugakira. Baptiste ararakara cyane, agahita amena ibintu ku meza, agahita amena ibyo bari kurya byose, agakubita Jenna urushyi, agira ati uri umusazi. Agahita asohora uwo muganga wari uje mu rugo, agira ati n'undi munsi ningera ahantu mbyumva nzakumena umutwe, uzabigumane niba uyu Jenna yarabikubwiye, nugira umuntu bibwira nawe ntabwo uzabaho. Ahita amusohora hanze. Ngo Jenna areba ibintu biri kuba, akumirwa, akareba Baptiste yahoze akunda ari umusore witonda, akareba uburyo amukubise urushyi, akareba uburyo adashaka ko amabanga ye y'uko yikinisha, y'uko ari byo bintu byamutwaye, yikinisha ubwe yihagije, yikundira abasore. Ibyo byose arabireba, abona Baptiste bakundana cyangwa bamaranye hafi amezi 6, abona ni inyamaswa. Ubwo ngubwo Jenna yahisemo gusubira iwabo akabibabwira. Iwabo arabibabwira, bakanga kubyemera, bakamusubizayo, bamwira ati uri igicucu, uriya no mugabo w'umukire, ni umugabo w'abastari, ni abantu bazwi, ni urugo rukomeye, iwabo ntabwo batwemerera ko uguma ahangaha, subirayo rero. Jenna baza kumufata bakamusubiza iwe mu rugo, aho ababana na Baptiste.
ubuzima bukomeza kumusharirira. Jenna agatangira kuryamana na Marvin kubera ko Marvin urumva bari gupanga ubukwe na Juliana cyangwa se Julia, ariko Jenna biba byaramurambiye. Nta wundi musore abazi hafi aho, nta wundi musore aba yarakundanye nawe bigiye kure, abaziranye nawe ku buryo bageraho baryamana. Jacob urumva aba yarigendeye kugeraho agatangira kuryamana na Marvin. Umunsi umwe Marvin baryamanye, Juliana nyine arabafata akabafatira kwa Marvin aryamanye na Jenna. Juliana ararakara akararikarira Jenna, akamurakarira ku rwego rwo hejuru, akamucyurira akamubwira ko atari bamugira inama yo gushakana n'igicucu cy'ikigabo, akamubwira inama, akamucyurira ibintu byose, agahita acana umubano na Jenna, akanacana umubano na Marvin. Bari gupanga ubukwe business. Jenna ahita bagaburamo kabiri, abanyamategeko bakaza kubagaburira imitungo yabo yombi ya shop bari bafite, maze bakagabana, buri wese agatwara utwe, buri wese agacukwe. Jenna na Juliana bagaca umubano burundu, ndetse Juliana agatandukana na Marvin burundu, ndetse ibintu byose bikabadirika bigahinduka. Ubwo Jenna akiheba, agasigara wenyine, ubuzima bukamucanga, maze ahitamo kumena akagenda. Jenna ahita ubwo agenda, akava mu rugo, akava aho ngaho akagenda, kubera ko Juliana urumva baba baratandukanye. Akandikira urwandiko Batista ko ashaka ko batandukana byemewe n'amategeko, ko Batista bakibeshya mu itangazamakuru ko Jenna babana kandi batabana. Ubwo Jenna ntabwo aba yaragiye iwabo, aba yaragiye ahantu abantu batazi. Ubwo Batista akamusubiza amubwira ko bitakunda. Ubwo Batista akanga gutandukanya, guhagatanya neza Jenna rero buza kugeraho akaburirwa irengero mu gace, abantu bakaza kumenya ko Jenna burya atakiri kwa Batista cyangwa se Bati, batakibana nk'umugore n'umugabo. Inkuru rero ya Jenna irangira nyine Bati asigara wenyine, agasigara nta muntu bari kumwe. Ubwo ajya kureba Julia akamusaba imbabazi. Juliana akanga kumubabarira, akamubwira ati ibi byose niwe wabiteye, ni wowe watumye Jenna ubuzima bwe bwangirika, watumye ajya mu buzima atigeze ahitamo, yagukunze ubizi. Mbese Julia ashinja icyaha cyose ndetse n'ibyabaye kuri Jenna byose, ndetse akabishyira no mu itangazamakuru, maze Batista agaseba nyine. Abivuga hashize amezi 4 Jenna yaraburiwe irengero. Abantu bose barabimenya, itangazamakuru rikamenya ko burya Batista byose burya yikinisha, ko adakunda abagore, ko yari yarabikoze kugira ngo Jenna ajye kuba agakingirizo, ko amezi hafi 7 babanye batigeze baryamana, ko yari akiri imanzi. Mbese Batista umuryango uraseba, ibintu byose bigapfa, kirukanwa mu ikipe, byose bikarangira. Ubwo Julia nawe aguma aho ngaho kubabarira Marvin bikanga, ariko nyine buza kugeraho Marvin akamusaba imbabazi Julia, bagakomeza ubukwe bwabo nyine bakabana. Inkuru rero yararangiye, ariko gasusuruko ari mu masaha y'umukino, hashize imyaka 5 bombi barabuze, nta muntu uhari uzi neza amakuru yabo. Jenna ndetse na Jacob wahoze ari inshuti magara ya Marvin ndetse na Batista cyangwa Bati wari umusitari, bagaragara ku kibuga cya basket bafite abana 2, umukobwa n'umwana w'umuhungu babyaranye bombi. Abantu barababona, nibwo bwa mbere bari bagaragaye aho, baba baragiye barahindutse, baba barabaye abacuruzi bakomeye cyane. Ibya basket Jacob yabivuyemo bwa cyagihe, agenda akihurira na Jenna, bakubaka urugo rugakomera, bagatera imbere. Ubwo nyuma y'imyaka 5 nibwo babongeye kugaragara mu bantu, mu ruhame, abantu bakababona, yaba Batista, yaba Julia, yaba abantu bose, nta muntu waruzi amakuru yabo. Inkuru rero y'ubuzima bwa Jacob ndetse na Jenna uko bahuye, ibyo n'indi nkuru itandukanye niyi tuzayivugaho nayo. Dufasha ugakanda subscribe, ugakanda share, ugakanda like, ukatera comment nk'igitekerezo inkuru ya Jacob ndetse na Jenna, yuko bakundanye nuko bahuye n'imyaka 5 y'ibyo byose uko byagenze. Nzayikubwira hano rwose, nkubwire Jenna ava mu rugo
kugeza Jenna agarutse ari kumwe na Jacob bafite urubyaro rw'abana babiri, umuhungu n'umukobwa. Nahangaha rero nsoreje inkuru y'uyu munsi, nkaba nkwifurije ibihe byiza. Njye nitwa Timusanze nk'uko nakubwiye, kandi nyine wihangana inkuru yatinze, inkuru zikunze gutinda ariko tuzigiramo ibintu byinshi. Inama nakugira burya nyine uzabwize uwo ukunda ukuri, kandi uzirinde guhubuka mu rukundo. Ujye witonda cyane, umuntu mukundana umugenzure kandi umubwize ukuri. Nyaboneka nawe ntugashuke umuntu ngo utume umufata nk'igikoresho. Niba uzi ko utamukunda bimubwira bimenye. Mureke kwikunda, ahubwo mukunde Imana, mukunde n'abantu. Ndabakunda cyane. Ciao ciao, na hejo cyangwa se ubutaha. Kubera ko wakoze subscribe ndagushimiye, kandi nawe ikanzu ubu urakoze cyane. Iki ni ikiganiro The Facts cya Yep Media. Njye nitwa Timusanze. Ciao ciao, nakagaruka.